Fata ku mavuta akaba ageze mu byago bikomeye cyane, dore abagabo b'ibihangange bamurega bamushinja ibyaha. Uwa mbere haza Meddy, hakaza The Ben, hakaza Nobuca, hakaza Muyoboke, hakaza Bahati Makata. Abo nibo bagabo barega umugabo bita Fata ku mavuta, bamushinja ibyaha byinshi. Tugendeye ku bushinjacyaha bumushinja gukoresha imbuga nkoranyambaga apfobya cyangwa se avangura, akoresha ivangura n'iyicaruboza mu bantu. Ibi ngibi kubikora yitwaje imbuga nkoranyambaga ngo ntabwo ari byo, niko ubushinjacyaha bukomeje kumushinja. Nk'uko uyu mugabo akomeje kugenda avuga ibintu byinshi bitandukanye kandi ngo nta gihamya bifitiye, ibi nibyo bamushinja cyane aba bagabo. Ikaze, ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho bimwe mu byaha Fata ku mavuta ashinjwa n'ibyo yagiye akora n'ibyo urukiko rumushinja. Fata ku mavuta yavuze ko ubukwe bwa Pamela na The Ben buzabamo akavuyo, butazagenda neza mu gihe atazakora ibyo amusaba ngo amuhe ku mafaranga. Ibyo nabyo Fata ku mavuta nabyo ari gukomeza kugenda bihakana. Fata ku mavuta yavuze ko Bahati Makaca yazanye umugore w'umudiyasipora w'umukene cyane. Ibi nabyo bari kubimushinja. Ese Fata ku mavuta ari kwiregura ate? Fata ku mavuta ubwo mu bireba yambitswe amapingu, ari imbere y'urukiko ari kwisobanura. Ubwoba ni bwinshi, uko tumuzi ntabwo ariko ameze. Fata ku mavuta kandi yavuze ko yashinjije ibyaha Meddy, umusitari urenze cyane ukuzwe na benshi, wigaruriye imitima ya benshi, ko yaguze cyangwa se yaryamanye n'umukobwa akazajya amurya uduturu, kandi ko ngo Meddy ari we mugabo w'umuhanzi ukubitwa n'umugore, wemeye gukubitwa n'umugore. Ibi nibyo Fata ku mavuta yagiye ashinja Meddy, ibi nibyo bari kumushinja. Fata ku mavuta nanone akomeje kugenda ashinja umusitari bita The Ben ko aririmba anyigira. Ibi ni ibintu byinshi cyane biri kugenda bisebya aba bagabo Fata ku mavuta yagiye avuga, nibyo bari kugenda bamushinja. Ibi byaha byose nibyo bari kumushinja. Dukurikije ku byo ubushinjacyaha se bushinja Fata ku mavuta, bumutegeka kuba agomba gufungwa uyu munota iminsi 30 ingana n'ukwezi, mu gihe bari gukurikirana ibyaha akurikiranweho, kandi ko ibi byaha nibiza kumuhama aza gufungwa imyaka 3. Ibyafata ku mavuta ni ibyo rero, nuko bari kugenda bamushinja. Nk'uko ubushize yari yagiye yambaye ikositimu n'agakweto gafunze neza n'agasuti. Ibi ngibi rero byakomeje kugaragara nk'agasuzuguro ko atemerewe kujya mu rukiko abyambaye. N'uyu munsi yavuze ko araba mu muryango we babimuzaniye, n'uyu munsi akaba yagarutse ariko yambaye mu rukiko, bakaba bamutegetse kubikuramo akaba yabanangiye.